bahiritse ubutegetsi bakabusigira Kayumba kugira ngo bakomezanye. Ese urabona Kayumba we niba koko aramutse bigenze nk'uko bari kugenda banabivuga, aramutse ageze nko muri iyi ntambara, urabona n'ubundi byakomeza kwa kundi nk'umuntu wayoboyeho mu by'ukuri wabayeho umugaba mukuru w'ingabo? Ntekereza ko iyi Kongo arayizi cyane, mu by'ukuri ntago ashobora kuba ikibazo muri urugamba n'ubundi rwa AFCM Ventura. Igomba gutanga umukandida amuporopoza kuba vice perezida kuko yabonaga ari ijwi rye ntandi hantu ryanyura. Ubwo rero Kikwete, Evariste, Chirombo babara nk'interamwe kuko bifatanya na FDLR. Niba warakurikiye amasezerano u Rwanda rwagiranye na Kongo, yego none se cyane ariko bari abantu bava amaraso nkuko natwe tuyava. Urupfu rubageraho ntago ari za Sofia nkuko natwe na Sofia rega wayisenya nayo ikoreshwa n'abantu, nta kintu yabihombye yo n'ubundi ni ikintu washyize aho ngaho. Abo bantu rero bavuga ibyo bategura byose. Turabasuje cyane, twongeye kubifuriza kugubwa neza, twongeye kubaha ikaze rero nk'ibisanzwe kuri uyu muyoboro muri iki kiganiro tugiye kubagezaho, aho rero n'ubundi tugiye kugaruka ku bikomeje kubera hano muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ariko nk'uko mubibona kuri mikoro muri iki kiganiro cyo muri aka kanya, tukaba turi kumwe na Theo, n'umwe mu basesenguzi, n'umwe mu banyamakuru barimo abasesenguzi mu bijyanye na politike ndetse na diplomasi, aho n'ubundi tugiye kureba uko ibintu bihagaze ndetse tugenda turebera hamwe n'izi ntambara ziri kugenda ziba haba hano ku mugabane wa Afurika ndetse no ku mugabane wa Aziya. Wiriwe neza Theo? Wiriwe neza Eugene. Urakomeye? Ndakomeye rwose. Nguhaye ikaze. Reka ngushimire rero umuvandimwe Eugene. Nitwa Rurangwa Theoneste nkuko wari ubivuze. 2023 bakaba barahanganye rero mu rugamba rutoroshye rugiye kumara ubungira ngo tugeze mu mwaka wa kabiri, aho bahereye mu majyaruguru ya Kivu. Wa kabiri gusa buriya ntamwe bw'uyu ni nk'uwa kane. Bahereye ariko bafashe ubwo uravuga umwaka twinjiyemo kabiri bafashe Goma. Nibwo ibintu byari bimaze gusobanuka, ibindi umuntu yabyita nk'ibitero shuma. Ni from nowhere cyangwa se mu mashamba. Aho bafatiye Goma rwose ibintu byarasobanutse, ndetse basanga batakomeza kurebera, bajya no muri Kivu y'Amajyepfo, aho bagiye Bukavu rwose bisanga ndetse banakirwa neza. Ariko ntago byakomeje kuba byiza mu mujyi wa Uvira ndetse na Kamanyora, byari byarakomeje kugorana, biza kuba ngombwa rero ko byose babikuramo. Muri no minsi rero ikivugwa cyane ni ibitero by'indege zitagira abapiloti zizwi ku izina rya drone, aho zagiye zigaba ibitero ku birindiro bya M23, hakapfamo ndetse n'umuvugizi wabo ari we Wiringoma. Ni amakuru abantu banje kutumvikanaho, ariko ubu yashyizwe ahagaragara. Rwose Imana imuhe iruhuko ridashira, kandi iyo umuntu mukuru mu ngabo mu barwanyi yapfuye, burya igisubizo kiba kigiye kuboneka. Kuko ntago abantu bashobora kwihangana yuko umuntu yapfa barebera yishwe mu buryo butateguwe, ko ni mu gihe cy'agahenge. Ako gahenge rero buriya Eugene ni strategy yo kurwana. Mu ntambara nyinshi zagiye ziba, iyo habaye agahenge ubwo buryo nibwo abantu baba bakwiye
kuryamira amajanja no kumenya yuko ahubwo bagiye kuzwamo. Umuntu akubeshya yuko ashyizeho agahenge ahubwo agiye gutegura uburyo aza kugabaho igitero simusiga kugira ngo abone uko agukura mu birindiro, iyo abona yuko kurwana nawe imbona nkubone bitagishobotse. Buriya arandi mayeri ni tactique y'urugamba. None se ndimo ndibaza nicyo nari nsa naho ndimo ndakubaza, uyu mutwe wa M23 mu matangazo no wasohoye bavuze ko bari muri CCRF, ariko ngo ingabo za Kongo cyangwa se za Kisekedi n'abambari bazo ngo bakomeje kubagaba ibitero mu duce twinshi yajyana dushira hanze tugaragaza aho iyo za Minembwe, iyo za Gahwera, iyo za Masisi, iyo ngiyo za Gatoyi, donc mu bice byinshi na za Rubaya abagire gutya bagabe igitero kivugana uyu muyobozi cyangwa se umuvugizi w'uyu mutwe. Ndimo ndakubaza, ese uyu mutwe wa M23 twabonye tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. uvuga ko nguraguma mu bijyanye na CCRF baraguma bo ngo mubahiriza gahenge ka Doha ka Katari. Ese koko niko biri bugende ntabwo uri bushobora kuza kugaba ibitero bikomeye isa naho iri kusa naho uri kwihorera, dore ko n'ubundi izi ndege batigeze bahagarika kubagaba ibitero n'izi ndege. Nibyo koko nkurikije, ariko ibyavuzwe mu itangazo rya mu gitondo nuko badakomeza kurebera abaturage b'inzirakarengane bicwa. Urabona kuva kuwa 28 n'ejo bagabweho ibitero byinshi. Bagabweho ibitero simusiga za Karongi ndetse na Kakenke. Ibyo bitero rero nta kibazo hari udahamagarwa se. Eugene rero navuga ko bakomeje kugabwaho ibitero byinshi simusiga kuva ejo ndetse n'ijoro ryakeye kugera mu rukerera saa 9 za mu gitondo. Imirwano yari ikomeje, ariko M23 igukomeza kuvuga ko iri mu agahenge numva kadashobora kurama, kuko ntago umuntu yagukubita ngo ukomeze uryame, uri mu gahenge. Ariko banabisobanuye neza muri iryo tangazo rya mu gitondo, bamaze kugaragaza ibyo bintu byose, ibyo bikorwa by'ubushotoranyi, ibikorwa bya kinyamaswa. Ihuriro AFC M23 ryatangarije abaturage ko ritaza kurebera ko ingabo zayo rwose ziteguye kandi zigiye gukora akazi kazo ko kubungabunga no kurengera abaturage b'abasivili. Ese buri ibyo bisobanuye ko bagiye ubwo nabo bagiye kurwana urugamba. Rero ntago umuntu avuga ngo agiye kurwana ngo ahita haguruka nka kwa kundi bateranyaga abana babiri. Urugamba rurategurwa, ariko ubwo bavuze yuko batari burebere urumva icyo bivuze. Bivuze ngo ikiriho ubwo tayari bo bagiye gutangira nabo bagiye kugaba ibitero.
ntabwo umuntu yashyira amaboko mu mufuka kandi hari urimo murasaho ibibombe. Hari muzi ko umutwe wa M23 n'ihuriro bari kumwe AFC rwose bariteguye, bafite ibikoresho, bafite ingabo zifite ubunararibonye. Rega hari ahantu ntago ari kado babonye kuba barahageze kuva i Goma kugera aho bari ubu ngubu, ntago ari kado Eugene wavuga ngo cyangwa se ngo uvuge ngo ni 8 bahawe barabagabira. Bararwanye, habaye ibitambo, kuvuga ngo iyo ari urugamba aba ari urugamba kandi bahabonye babikwiye. Hanyuma wenda reka tuvuge bari buze koko yenda kuhangana n'izo ndege cyangwa se n'ibyo bitero, ariko ni urugamba tubona rwamaze gusa naho rwahinduye isura. Twabonyemo ibihugu byinshi ndetse na bimwe twagiye tubona byari bimeze nk'abahuza, nka Angola bigeze kubaho umuhuza, ariko urabona Angola nayo yamaze kohereza y'ingabo hano muri Kongo ziri kurwana ku ruhande rwa Kisekedi. Afrika y'Epfo nayo ngira ngo urabyibuka nayo yigeze gusa naho irimo kubizamo, ariko nayo urumva tayari nayo yamaze kuza muri iyi ntambara. Twavuga ko uru rugamba kuzamo kwizi ngabo z'ibi bihugu, nk'umuntu ufite ubunararibonye wagiye ubona intambara nyinshi, kuko ntekereza ko zimaze igihe kinini cyane muri uburasirazuba bwa Kongo intambara ziri kuba. Urabona ari nk'iki izi ngabo zigiye kuza ziraza guhindura muri uru rugamba? Urakoze kw'icyo kibazo. Mu birebana n'ubusesenguzi rero, ingabo koko nyinshi z'ibihugu binyuranye zaraje ziza ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, leta ya Kinshasa. Ubwo twavugamo iz'Abarundi, iz'Abatanzania, iza Angola, iza Afrika y'Epfo, iza Amerika ziyobowe z'abacanshuro nabo bakurikirana iby'iraswa za drone muri strategy. Yewe hari Ababiligi, hari n'Abafaransa numvishe ko bajemo. Ibyo rero byose ngiye ku bwanjye mba mbona nta gishyashya kirimo, kuko n'ubundi nta gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itagize abantu bayijya mu mugongo bakayishyigikira. Kuva na mbere yewe n'Abazimbabwe bigeze bazamo. Ni benshi cyane bajemo, kandi mu mwaka ushize bafata i Goma ngira ngo uribuka abacanshuro barenga 100 bari benshi bafatiwe i Goma. Hose bahabwa umugisha, bahabwa imbabazi no kwisubirira iwabo, kubera ko iby'urugamba atari ibyabo bakabirekera abenegihugu. Ni naho rero n'ubundi numva dukwiye gutekereza. M23 iriteguye, M23 izi yuko irwana n'ibihugu byinshi, nta gishyashya kirimo, ahubwo igomba gukaza ingamba z'ubwirinzi, ntago ijenjetse. Ariko ni ibihugu byinshi, sinzi ububwirinzi nicyo nashatse kukwaza niba nta kintu. Donc muri make urabona nta kintu izi ntambara zishobora kuza guhindura hano muri iyi ntambara. Ibihugu byaje gufasha Gisekedi, urabigeranya na bari abacanshuro ubundi ntacyo biri buze kumufasha. Buriya rero ibyo nakubwiraga ngo nta gihe ibyo bihugu bitaje, kuko Afrika y'Epfo yari irimo ubushize ngira ngo n'ingabo nyinshi za Afrika y'Epfo zarakubitiwe. Hari n'abasirikare benshi bapfuye barenga 12 abo nabashije kumenyekana, ariko ubundi abasirikare benshi ba Afrika y'Epfo kiriya gihugu bakigize indahiro, ku buryo na leta yabo yarafashe icyemezo cy'uko ingabo zabo zitasubira, ariko bitewe n'inyungu burya za politike bashobora kugaruka, kandi no kuba bagarutse ntago ikibazo n'ubundi cyakemutse. Biraza kuba ikibazo kuri M23, kuko buri umuntu yamaze gukubitwa akongera akagaruka, haba hari akandi kantu gashyashya yije cyangwa akiminjiramo n'agafu. Aba ari kubona aho yatsindiwe, hakaba afite nuko arimo gukosora. Gutsindwa iyo bitaguhaye
isomo ngo wigireho uburyo watsinda aba ari ikibazo. Biraza kugora rero M23 n'ihuriro bari kumwe rya AFC nabo bakwiye gushaka izindi ngamba kandi bakanakomeza gahunda zo kwirwanaho. Urabona bafatanyije na bari abatwirwaneho ariko bagomba kongeramo ingufu yewe nabo no gushakisha kandi andi maboko. Buriya ngo umutwe umwe wifasha gusara buriya AFC turababo hari aho babona amaboko. Rega buri umuntu yakiri inyeshyamba biragorana. Biba bigoranye ariko nanone ikindi umuntu yapfa gushingiraho nuko ufite impamvu igaragara arwanira kuko baye mu 23 na AFC bagomba kurwana kugera ku wanyuma kuko nibatarwana bazapfa ntaho kujya ntaho kuba. Nta kindi rero ntago bavanga ugiye ngo ni ugutega umutwe ukarwana icyo bita inkundura ukarwana umuhenerezo kugira ngo ubashe kurokoka. Ibyo rero ngira ngo bagiye babibonamo amasomo ahagije. Guteranirwa n'isi yose ntibibace intege ahubwo bumve yuko icyo barwanira ari ukuri kandi bagiharanire ukuri iteka kuratsinda. None wenda ikindi kibazo twamaze kubona iyi ntambara bisa naho ikomeje kugenda ibamo ibintu niba navuga ngo n'udushya niba navuga ngo ni iki. Ubu tuvugana biravuga ko uwitwa Kayumba Nyamwasa witwa umuhungu wa Habyarimana wahoze ari perezida w'iki gihugu uriya Jean Luc tukumva ngo na FDLR bamaze igihe baganira na Kinshasa naho ngo bagiye kuza mu ntambara. Ndetse ngo bafite na gahunda yo gusiga rwose igihugu cy'u Rwanda bahiritse ubutegetsi bakabusigira Kayumba kugira ngo bakomezanye. Ese urabona Kayumba we niba koko aramutse bigenze nk'uko bari kugenda banabivuga aramutse ageze nko muri iyi ntambara urabona n'ubundi byakomeza kwa kundi nk'umuntu wayoboyeho mu by'ukuri wabayeho umugaba mukuru w'ingabo? Ntekereza ko iyi Kongo arayizi cyane. Mu by'ukuri ntago ashobora kuba ikibazo muri urugamba n'ubundi rwa AFC M23. Ibyuko Kayumba yaba ikibazo cyangwa ataba ikibazo buriya ntago umuntu nonaha yagira ikintu abivugaho. Gusa kuba Kayumba yarifatanyije n'interahamwe nka Jean Luc Habyarimana akifatanya n'abandi bantu bose bo mu ngabo. Ariko se buriya Jean Luc buriya nawe ubwo singira ngo ubwo ise niwe nterahamwe kuko buriya icyaha baravanga icyaha harya ni gatozi cyane gatozi. None se buri ubwo twavuga ko nawe usibye kuba nyine yatangiye kujya mu mugambi buriya twari twamubara nkaho icyo gihe wenda yari mutoya ibyo yigeze jenoside buriya yayikozeho nk'umuntu wabikurikiranye. Ntabwo ibyo ngibyo najya kubivugaho ngo mvuge ngo Jean Luc Habyarimana ngo afite icyaha muri jenoside kuko urumva habaye gacaca mu Rwanda kandi yabashije kubona ibirego byinshi n'abantu bose kuko bayinyuzemo. Sinzi neza ntago nakurikiye ngo mvuge ngo hari dosiye yaba afite nkanjye nicyo ndimo ndibaza ariko turi buze kubikurikirana byo buriya amakuru aramenyekana. Icyaha cyo ni gatozi nk'uko wari ubivuze. Ntago umuntu yahanirwa icyaha cy'umubyeyi we ariko nanone ntiwakwifatanya n'umunyacyaha ngo wowe ube ukiri umwere. Aho ngaho ahubwo ubu niho twatangiye kumubara nk'iki k'interahamwe. Niba agiye kwijandika mu bikorwa by'interahamwe nuko ari interahamwe nayo kabombo. Niyo mpamvu nari mvuze ngo wakifatanya niba ugiye mu bikorwa bya FDLR ukifatanya na FDLR uzumva tuvuga ko na Tshisekedi ndetse na nuriya perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste General nawe ari interahamwe kuko ashyigikiye ni nk'uko twavuga Kikwete
uriya wo muri Tanzania buriya niwe uri inyuma cyane y'uko y'interahamwe uriya Madamu Suluhu ni inzirakarengane nta nubwo ari uyobora buriya ngo nicishwa kuko yashyizweho na Kikwete ni umuntu yarobye aratoranya akurikije utuntu twinshi yashakaga umuntu yavugiramo umuntu yayobora akayoboreramo asanga umuntu byakoroha rero ari uriya mugore dore ko yaturukaga muri leta ya Zanzibar noneho igomba gutanga umukandida amuporopoza kuba visi perezida kuko yabonaga ari ijwi rye ntahandi hantu ryanyura ubwo rero Kikwete Evariste Chirombo babara nk'interahamwe kuko bifatanya na FDLR niba warakurikiye amasezerano u Rwanda rwagiranye na Kongo yego abivuga neza aravuga ati twebwe ubwirinzi tuzabukuraho igihe tuzaba twabonye ko FDLR itakiri ikibazo muri Kongo amahanga na Kongo bavuga yuko ngo FDLR ngo batashye bari mu Rwanda ngo bisigaye ngo ari iturufu kandi ahubwo yarabafashe ikabinjiza mu ngabo zayo akaba arimo barwanira kuba rero interahamwe n'ubundi zisanzwe mu ngabo za Kongo Jean Habyarimana ndetse na perezida w'u Burundi barimo kwinjira mu iyo ntambara bakavangamo n'abantu b'abanyangora na Afurika y'Epfo biraza gutera ikibazo u Rwanda no kugaragaza neza ko ahubwo numva u Rwanda nibiba ngombwa ruzinjiramo ouvertement kuko ntago rwakomeza kurebera donc interahamwe zihabwa intebe ngo hari impamvu rega turwana n'interahamwe interahamwe zakoze ibintu byinshi bibi byakoze jenoside muri iki gihugu cyacu ingabo z'u Rwanda zirayihagarika ziyobowe n'umugaba w'ikirenga nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame rwose twishimira kuba tumufite uyu munsi abahagaritse jenoside rero n'ubu ngubu nubwo bamwe bari mu kiruhuko cy'izabukuru ariko iby'urugamba barabisobanukiwe kandi barahari Kayumba bararwananye numva atari menace kuba yazamo muri make aramutse bigenze nk'uko biri gusesengurwa biri kuvugwa bakinjiramo ibyo tujya tubona bavuga ngo u Rwanda barubeshyira ko rukorerayo noneho rwahita rubikora direct kujya kumenya rwava mu Rwanda nyine rugakurikirana kuko ntago twategereza ngira ngo perezida wa Repubulika yabisobanuye neza mu Rwanda ni hatoya kandi naho abana b'abanyarwanda bagomba kuryama bagasinzira ntago ari muri ring nuko bisanga iyo biri reze barwaniraye urabona mu Rwanda babona aho barwanira bakabona naho abaturage b'abanyarwanda bajya kurambika umusaya hari wa mugabo hari iyo kara kantu his excellence yavuze kanyibukije wa mugabo yasimbuye ngo wari waranze ko ngo batahuka aravuga ngo ni icupa ngo rimeze nk'icupa ngo haruzuye ikirahure ngo ni nk'ikirahure ngo cyuzuye amazi ngo kirasendereye ati rwose ati nta hantu ho kujya bafite none ahubwo baraje baratahuka neza ibintu bimeze neza ni amahoro none rero his excellence nawe ati ni hato ntaho kurwanira nta hantu ho kurwanana ni hato naho gutura gusa igihugu cy'u Rwanda nurizi ugiye kukireba ku ikarita ubona yuko rwose nta kadomo no muri Kongo babyita akadomo wagira urabizi ariko rero kara kadomo urumva nta kadomo ariko nta kacu Kisekedi wavuze ngo nta kadomo yumva ari nk'akantu yarashisha misile nk'ebyiri akaba arakarangije ubundi nako banabitekerezaga Kisekedi we yumva rwose misile ebyiri zihagije u Rwanda rwose akaba ararushenye kubera kumva ngo nta kadomo gusa urumva rero kuba abantu baba bahigira kubamara ntago mwajyaho ngo musinzire barategura ibyo kujya guca i Burundi bazahace bari kubitegura da none se cyane ariko
bari abantu bava amaraso nkuko natwe tuyava. Urupfu rubageraho ntago ari za Sofiya nkuko na Sofiya rega wayisenya nayo ikoreshwa n'abantu nta kintu yabihombye yo n'ubundi ni ikintu washyize aho ngaho. Abo bantu rero bavuga ibyo bategura byose nkuko bava amaraso natwe tukava amaraso rwose bazaze bakore uko bumva babitekereza, ariko nibibahira ubwo bizabahire, ubwo tuzaba tudahari. uvuze mu Burundi bategura gucamo nabwo uranyibutsa burya nkuri mwe hari igihe byari ndi numvishe bavuga cyangwa se amakuru yandi ariho, wari uzi ko ngo FDLR benshi bari kuva muri Kongo bakajya guhabwa amarangamuntu mu gihugu cy'u Burundi, bahawe n'ibibanza rwose uko baratura, abandi ngo bajya hano muri za Tanzania. Hari n'igihe aba FDLR benshi birirwa na hano mu Rwanda bambutse baturutse nk'iyo za Tanzania barahawe amarangamuntu ibyangombwa bya Tanzania, bakaza bakirwa hano rwose, bakirwa bareba kira kitu bwakwira bagataha. Rero hibaza ntise igihugu cy'u Burundi gutinyuka bakavuga ngo donc bakinjira muri ibi bintu, ariko n'ubundi naje kumenya ko buriya ngo ntabwo ari ubwa mbere abagabo bamaze igihe kitari gito bakorana. Buriya na Habyarimana akiyoboye u Rwanda, buriya ngo bakoranaga cyane n'igihugu cy'u Burundi ndetse n'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barakoranaga mu Mputusesesi ko ku ngwendo wa Zobanga. Ndetse n'uwari uyoboye icyo gihe igihugu cy'u Burundi ngo nibo bari baramufashije kugera ku butegetsi. Rero ibyo ngibyo byose Burundi bungubu neva ari gukora, kuko abadedu urumva nibo barafashwe kugira bagereho ibyo neva ari gukora, ameze nk'uri kwitura byo kuvuga ngo agiye gufata FDLR yishire ku butegetsi. Buriya ni nko kwitura, niko wagufashije nawe ugomba kumufasha. Ubwo rero nyine yabakinnye ikarita nabi, ntabikore nibo ariko abitegura. Ngira ngo ibyananiye Tshisekedi gufasha FDLR akabashyira mu ngabo, akabaha amarangamuntu, akabagira gute, akabazamura mu mapeti, ariko ikibazo n'ubundi kiracyari ikibazo. We nabohereze mu Rwanda niba ashaka amahoro, hanyuma iby'urugamba nizo nterahamwe cyangwa ba FDLR bisigare biri hagati y'abanyarwanda mu gihugu cyabo, bitarinze kuvuga ngo bizaturuka muri Kongo ngo bihirike ariko uzaza guhirika ubutegetsi ugira ngo ni icyapa kirambitse hariya uzaza ukagishingura cyangwa ukagirika. Buriya ari byo bita ubutegetsi buba bufite icyo bugenderaho kiri mu mitima y'abantu, kandi ngira ngo abanyarwanda benshi twishimiye amahoro, twishimiye uko tubayeho mu gihugu cyacu. Uwaza kutuvangira rero atuzanamo ibintu byatuma umuntu ataryama ngo asinzire, byatuma atajya mu muhanda ngo atembere, byatuma atagenda ngo nagera hano mabwire ngo zana icyangombwa cyawe ngo uri guturuka he. Ibyo bintu ngira ngo nta muturage wabyemera, nta munyarwanda wabyemera uri muri iki gihugu. Abo ngabo ni ipfunwe ry'ibyo basize bakoze, baba batifuza yuko bahagaruka ngo babiryozwe, bakumva hari ko bagomba kubihishira ngo baramutse babonye ubutegetsi. Ariko ababashije gutahuka ubu ngubu bahanyuze mu kigo cya Mutobo, bahabwa amahugurwa, bigishwa gukunda igihugu no kugikorera. Ubu rwose yewe no muri izi ngabo zacu hari benshi barimo, hari nabo nabonaga babonana za mission bakajya mu butumwa bw'amahoro cyane rwose, kuko igihugu ni cy'abanyarwanda, kandi abanyarwanda niba bemera kugikorera bagomba kugikora. Niba uretse ibikorwa bibi byo guhungabanya umutekano ukaza mu by'amahoro, ni gute se utahabwa umwanya ngo ukorere igihugu cyawe? Aya byo rwose nuko bimeze pe, nabonye ibintu bimeze neza. None se reka twigarukire hano mu bijyanye n'ubundi mu n'iyi ntambara, ku bigendanye no kuviyora icyitwa seserefe twari agahenge. Nari nabonye twari twabonye ko hano muri Uvira ivuye muri uyu mujyi, ikiva muri uyu mujyi yasavugaga ko hagomba kuzamo ingabo ziri netre, ingabo za MONUSCO.
bigeze nyuma ntekereza ko ukwezi kugiye gushyira niba kubwo kutararangiye kugeza ubu ntabwo ingabo za Kongo ziravamo ahanga ngo hazemo ingabo ziri netere. Kinshasa iherutse gutangaza ivuga ko niyo izi ngabo ziri netere cyangwa se za MONUSCO zazamo ahangaha bo ngo bazabanamo nazo kuko ngo ntabwo ngo donc MONUSCO ngo ntabwo ibakunda barusha gukunda abaturage, ntabwo barusha gukunda igihugu kuko arizo ngabo z'igihugu bazabanamo. So kandi twe twabonye turivuga ko izi ngabo zigomba kuvamo hakamo MONUSCO yonyine. Ibi byo urabona biri buze gucura iki, biraza gusiga iki kuri AFCM 23? Ese iyi MONUSCO yo iraza kubyitwaramo ite? Baremera babane? Ibi byo urabibona ute? Urakoze Eugene, icyo kibazo kirebana agahenge katigeze kanabaho, ahubwo akaba ari strategy yo kugira ngo leta ya Kongo ibone uko yakwigarurira ibice yambuwe. Yego. N'ubusanzwe rega iyo MONUSCO bafata Goma, ngira ngo uzi ko nk'ingabo zatsinzwe zimwe zagiye guhungira mu ikambi ya MONUSCO. Nk'aba Afrika y'Epfo ababonaga bamanitse amaboko bahungiraga muri MONUSCO. MONUSCO usanga n'ubundi ibiri ku ruhande rwabo. Niyo ahubwo Kinshasa itavuga ngo bazahamana nayo, ikigaragara ahubwo abantu baba bafite impungenge nuko iyo MONUSCO ikora kimwe cyangwa se ikorana n'ubundi na leta ya Kongo. Ugasanga cyokoza bibaye kuko buriya M23 ko iba yabyemeye, ntugire ngo nuko ibiyoboye icyo kintu cyose nkuko natwe tubizi. Ngira ngo ntago tuyusha gucengera no kumenya amakuru yabo bahanganye. Iba iyafite, irabizi ko MONUSCO na Kongo bafatanya agatoki ku kandi umugambi nta wundi aba ari uwo kwirukana aho ihuriro AFC M23 baba bari. Iyo rero buriya iyo abantu bafitanye amasezerano y'agahenge, haba hari n'abantu b'indorerezi bagomba kureba abarenze ku masezerano nabahe, ese agahenge kagenze nk'uko kagomba kugira. Ikigaragara gusa Eugene nk'uko nakubwira, urabona ko ako gahenge nge kuva kanatangazwa navuga ko nta nakigeze kaboneka, ahubwo nibwo imirwano ikara gihe cy'agahenge. Nabonye kuva batangaza iby'agahenge ni nabwo hagiye haba ibibazo bikomeye. Abaturage ba Minembwe benshi barapfuye, barishwe. Ibaze kuba haratwitse za drone 100 zirenga 100, ariko n'ubu ngubu drone zikaba zikomeje kuba ibibazo kuko bari abantu bafite amafaranga menshi cyane yo kwica abantu baba bakura mu gihugu cyabo, munsi y'igihugu cyabo, munsi y'ubutaka harimo umutungo kamere, niwo rero bakoresha mu kurimbura. Ko barimo amadenera, ko bafata amadeni, bafata amadeni nyine babizeza kuzabaha ayo mabuye. Ubwo ari ibyo abantu buriya bita ngo na avance, buriya ni nka karambere baba batanze. Buriya rero ibyo by'akagahenge tubitega amaso, ariko nge nta nako mbona kuko aka gahenge karanaduhekuye cyane. Ndavuga abantu bakunda amahoro. M23 kuba yaratakaje umuntu w'imbere, umuntu wo mu buyobozi, ni ibintu biba byumvikana ko byaje muri ako gahenge kadafite umumaro. Ariko rero nabo bagira iki kintu twakwita ngo ni ukwizera cyane. Buriya ntago buriya muntu yavuga ngo ni ukwizera cyane. Buriya intambara irwanwa mu buryo bubiri. Hari intambara yo ku kibuga cy'imirwano, ariko hakaba n'intambara ya diplomasi. Biba bisaba rero yuko izo ntambara zombi ugomba kuba uzihagazemo neza. Buri intambara mbi cyane ni ya diplomasi, aho usanga abantu baguteranira, ba bantu bashungera bareba bakakurwanya
bakagutsinda. Byagorana rero ko buryo ushobora kurwana kuri tere ugatsinda kandi hari aho inyuma kuri diplomasi urimo gutsindwa. Ntago M23 n'ihuriro bari kumwe rya AFC umuntu yabagaya buriya nabo baba bakoresha uko bashoboye kose ngo barebe yuko izo ntambara zombi bazitsinda. Ubwo urabona ibya Trump ngira ngo wenda twaboneraho n'akanya ko gutekereza kubera muri Aziya nk'uko wigeze ubivuga. Muri Aziya naho ibintu birakomeye, ariko iyi ntambara ntabwo hari igihe abantu bari kubibona bakagira ngo intambara nibwo itangiye hano muri Aziya. Oya, imaze iminsi, byaravuzwe, byaratekerejwe. Hari mission Trump atari yakarangije hakirimo kunoza. Kuko urabyibuka ko yigeze kurasa ubu aho Iran ikorera intwaro, ariko ntiyamenye itarahasenye neza. Oya, ahubwo yarahashenye nuko buriya batari hamwe. Igihugu ntago gishobora nka Iran cyiteguye, kiba gifite za centre nyinshi, kuko abantu bashobora kumenya hamwe kandi bashobora no kusenya ahangaha hari hamwe, ugahita utekereza ko ukwiye gukora ahandi noneho harenze hamwe. Niko byagenze. Trump nabonye yishimye cyane nyuma yo kurasa umuyobozi wa Iran, avuga ko ibintu birangiye none ibintu bigiye kuba amahoro. Gusa ariko Iran sinzi kiri bukunde ko birangira uko nguko. Urakoze Jeanne, kuba Iran yatakaje umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei agapfana n'umukobwa we ndetse n'abenshi bo mu muryango we yewe n'abuzukuru, ntago umuntu yavuga yuko buriya Iran itsinzwe. Nkuko nahoze mbikubwira, buriya umuntu iyo bamukozeho nibwo ahita amenya ahantu yari afite akabazo nawe akagakosora. Wumvishe yuko Iran igomba gushyiraho abayobozi 3 b'ikirenga nk'uko itegeko ryabo ribyemeza. Ubu hagomba kujyaho guverinoma isimbura iriya bashyizeho ikiriyo cy'iminsi 40 cyo kunamira intwari yabo, niko nabyita, Ayatollah Ali Khamenei wishwe n'ibyo bitero bya Iran. Ariko ngira ngo wabonye ko Iran nayo ntago ari agafuka imvugo ari ko yarashera, ko yaharashe, ko yahavuvuye, yewe yarashe rwose iragira. kandi nabo byabagizeho ingaruka, nuko burya mu rugamba umuntu atishima ngo byagenze gutya, ariko nayo yabakozemo. Ubwo rero ahubwo mbona tugarutse hano mu gisate cy'iwacu, numva M23 yakabaye nayo ibyuririraho ikareba ahubwo uko yitegura mu gihe abantu bahanze amaso iyo ngiyo muri Aziya, muri Iran, ahubwo nayo ikareba uko ikuramo ibintu biyibereye nk'inzitizi, ibintu biyibereye menace, ikareba uko yikingira. Noneho ikaba ivuga iti ndahagaze neza, abarundi nibanyura ahangaha cyangwa se Tanzania ikambukira hariya iza muri Kongo, tuzirwana gutya. Hanyuma iki gipande cya Kongo gihura n'ibihugu biyikikije, yaba za Malawi, za Zambia, ikamenya uko ihakorera uburinzi kugira ngo ingabo za Tanzania zitazanyura muri Zambia cyangwa Malawi ngo zice mu Burundi. Aho hose bapfumurira baza muri Kongo kwica no kurwanya M23 nabo bari kumwe, ndetse abaturage b'inzirakarengane akaba aribo bahagwa. Numva bari bakwiye kubishyiramo imbaraga. Nabonye abantu benshi ahubwo basanzwe bakurikirana ibya hano muri Uburasirazuba bwa Kongo, bo baravuga bati M23 agafasha umwanzuro nk'uwo Iran yafashe, igahita ikora revenge cyangwa se ikihorera nk'uko wabonye Iran yahise bigenza, kuko ngo Iran buriya yarashe ibintu bya Amerika biri ahantu hagiye hatandukanye, yamara kurasa igahita yisegura kuri icyo gihugu. Umutobare ntabwo twe dushaka kubarasa ngo twarasaga ngo birindiro by'umwana. Nibyo rwose biti twebwe nta kibazo dufitanye namwe mwa bihugu mwe, uwo dushaka n'umwanzi wari wihisha aho ngaho uhafite ikirindiro, kandi twarashe ibirindiro, ntago twavizaga abaturage
banyu kuko ni abavandimwe, ni inshuti, ni abaturanyi, dusangiye umugabane, dusangiye gupfa no gukira, nta kibazo dufitanye. ubwo rero bakavuga bati nayo Mventura ari cyo kintu. Njyewe rwose nk'umusivili ubona abasivili bagenzi banjye bapfa, hari ababarwanirira, twirwaneho na M23 n'ihuriro bari kumwe AFC, bakabaye rwose bakora iyo umuntu akurashe ntago aba gukunze, nta mpuhwe bakugiriye. urumva turi mu gahenge, we arakurasaho, nawe wakagombye guhita umusubiza. Ibyo kuvuga ngo turi muri CCRF, ngo turi mu gahenge, ngo twe turakomeza twubahirize, mugashyira ku ruhande. Uko buriya Ikinyarwanda kibivuga neza, buriya ngo ugusuriye ntumwishure, agira ngo umugani w'Ikinyarwanda bivuga neza. Niko rero M23 yakabaye ibikora, nayo ikarasa Kinshasa, cyangwa ikareba mu ngabo zabo abakamandazi, ikareba bo nabo nyine, kuko ibintu bitagira inyiturano burya ntabwo ari byiza. Yawa rwose ndumva nawe uri muri babandi bari kwatirwa bose nikubite nigire, ariko hari ikintu abantu batari bari ndimo ndabona yo Veturi igomba gukora ikagikura mu nzira vuba. Amerika urabona ko Trump yirebera ku bintu by'inyungu, ni umucuruzi. Igihe cyose Mventura batakoresha uko bashoboye ngo bagire stabilité muri ibi bintu barimo, bise naho mbese bigaragara ko babirimo nta gahunda yo kubivamo ari ibyabo neza, uko byaba kose igiseke dazabagambanira, birangire n'ubundi Amerika imufashe, Trump amufashe kugira ngo babakuremo. Urugero, urabona nk'iki kintu Gisekedi yakoze, akavuga ko atanze ikinombe cya Rubaya giherereye hehe muri eneo za M23. Nava ko iyi nka strategy y'urugamba, ni nko kubwira Amerika ngo habakure, none ucukuruze dukore ukureho amabuye. Ubundi nibyo ngiye rese buri aramutse avuze ati niba baramutse aho ngaho bafasha ari gucukura amabuye, avuga ati sinone arajya anyura hehe, agomba kunyura Igoma, bakura Igoma, noneho amabuye abona hanyura. Ubwo urumva iyo strategy ikintu atari Mventura idagikuye ibintu mu nzira bitaba ikibazo. Ibyo uvuga Eugene nibyo bikwiye gutekerezwaho no gushyirwa mu bikorwa. Ntago M23 izagira agahenge, izagira amahoro, izagira umutekano, izagira umudendezo igihe cyose ibintu by'ibirombe bikiri mu maboko ya leta ya Kinshasa. Ubona nta jambo babifite. Igomba gukoresha uko ishoboye ikagota aho hantu hari ibirombe, noneho hakaba hari muri zone yayo. Arega nubwo yahagota icyitwa kuri kigaragara nk'inyeshyamba, nta n'ibihugu bajya muri diru. Hari ibihugu se bajya muri diru? Igihugu se cyakwemera gukorana n'inyeshyamba ni ikihe? Iyo byiswe inyeshyamba byo niho nahoze mvuga yuko buriya M23 na AFC bafite urugamba rutoroshye rwo kurwanira ubwigenge no kwishyira ukizana. Igihe cyose bataritwa leta, igihe cyose bataragaragara nk'abantu bafite ijambo rihamye ku muturage, kuko buriya hariya iri bose bitwa ngo ni abaturage ba Kongo. Ubuyobozi bwa Kongo burazwi. Igihe rero ibi by'imishyikirano bitaragira imbaraga zo kugabana no guhuza, hagomba kubaho ubundi ibintu bibiri. Nibagabana ubutegetsi, barinde abo baturage bafatanije, cyangwa se bagire leta yabo, barinde abaturage babo nk'uko byagiye biba muri Sudani y'Amajyepfo, nk'uko byagenze muri Ethiopia ariko hongera ngo byaje gukomwa mu nkokora, aho rwose bari bagiye gukuraho leta, bibabera ikibazo nk'icyo twaba dutekereza kuri 23. Hari abajya banibaza ngo kuki itagenda ngo igere Kinshasa. Ibyabaye nk'ibyabaye muri Ethiopia nyine nuko byagenda. Bagenda bagakuraho Kinshasa se bagashyiraho iki? Bakahaba nyine.
ari iki, ari ma 23. ubwo byaba byabaye AFC ariko bahita bagena uko mbibona iyo bageze hariya bahita bategura amatora yo gutora umukuru w'igihugu tura ntago tumwemeye yari yibye amajwi dore ko n'ubu ariko byagenze dufite gahunda yo kwishiriraho umuperezida wa nyawe abiyamamaza bakazamo nabo hakazamo wenda na ba Martin Fayulu nabande bose na ba Katumbi kuko urumva bamaze gufata agashiduka rero batsinze ibyo ntago byapfa koroha kuko buriya nakubwiye muri diplomasi haba harimo urugamba rutoroshye bagenda rwose Tshisekedi kumukuraho ni ibintu byoroshye haba mu gitondo cyangwa muri après-midi noneho bamara kumukuraho batumva turababwiye ngo musubizeho ubutegetsi bwatowe n'abaturage none se babyanze habiki yewe ntago sinzi icyaba ariko icyaba nuko baba isi yose yabakoranira uko byaba kose umuntu ufite igihugu nta muntu ushobora oya ahubwo buri hariho kugira ngo ariko wamaze kugira ngo ujye gukuraho Kinshasa ahubwo wakwiyempoza mu gace ufite kandi ako gace nta muntu ubuse ko ubona ibihugu byinshi biri kugenda bihereza ingabo Gisekedi ngo zimufashe hari igihugu na kimwe urumva cyangwa se hari n'undi mutwe uri kumva ngo waturutse ibunaka nguje gufasha M23 kubera iki ni inyeshamba baracyitwa inyeshamba hari ikibazo muri ziriya ntambara ziri kubera mu burasirazuba bwa Kongo kuko urabona bakoreshamo abacanshuro yego dore noneho n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ubundi mu mategeko yawo icyo kintu kirabujijwe ariko birazwi birakorwa bireberwa wabanje ukamenya impamvu abo bacanshuro barwana muri Kongo ntibibe ikibazo cy'uko amasezerano yicwa akomeza guhonyorwa ibihugu birebera niba abacanshuro barwana muri Kongo bikemera bakarwanya n'abaturage ni ukuvuga ngo leta ya Kongo ikoresha abacanshuro mu kurwanya abaturage bayo nubwo nyine yo ivuga ngo ntago irwana n'abaturage bayo ngo irwana n'igihugu cy'u Rwanda nkaho igihugu cy'u Rwanda kitagira iyo kiba icyo navuga rero nuko icyakorwa ni ugushimangira uduce M23 na FC byafashe noneho bakajya mu bintu by'imishyikirano yo gushaka uruvugiro n'ijambo yo kurinda abaturage baho hantu bari hanyuma bakabyumvikanaho ko leta ya Kongo ihama aho iri noneho n'abandi nabo bagahama aho bari aho kugira ngo bajye kuvuga ngo baravanga ngo ubutegetsi ngo ube ngo minisitiri uyu n'uyu ngo ube ngo umugaba wungirije w'ingabo kandi n'ubundi barahagurutse bafata intwaro kugira ngo barengere umuturage wari urimo uburabuzwa mu gihugu cye ngo ahabwe agaciro ntago rero ni ukuvuga ngo icyo barwanira baba bakivuyeho banatsinzwe yego ndamva byo rwose turamutse dukomeje igihe kirimo kugenda rwose n'ikirere ndabona kiri kugenda gisa nabi bishobora kuza mu by'ukuri imvura ishobora gusanga tutarasoza ikiganiro reka duhinire hano tugenda wenda tureba noneho wenda ikintu cya mbere ni kimwe bita ngo ni conclusion ese ni nk'iki kiri bubeho kugira ngo izi ndege zitagira abapiloti ibitero bya Kinshasa muri iyi ceasefire biri gukorwa kugira ngo bibe byahagarikwa birahagarara bite ko biri guhitana abaturage benshi nurakoze Jeanne ku mwanzuro ubundi twavuga muri iki kiganiro mu mwanzuro waba ureba AFC M23 kuko nibo bari vize cyane muri uru rugamba ruri kubera mu burasirazuba bwa Kongo umwanzuro nibyo twavugaga mu kanya Kinshasa yo ntago izahagarara ku bagabaho ibitero bawira ingoma bazapfa ariko bawira ingoma ntibazashira niyo mpamvu rero numva umwanzuro ku giti cyanjye nk'umusesenguzi ni bahaguruke rwose
ubwirinzi no gukoresha ikoranabuhanga, bareba ukuntu babishyiramo imbaraga, drone ntigahaguruke bataramenya yuko yenda guhaguruka. Ikindi kandi buriya ngewe navuga nk'umuntu ufite ubunararibonye mu bintu by'amakuru, buriya tujye dufatira nko ku Burusiya. Mu Burusiya na za Amerika buriya bo ibintu by'ikoranabuhanga rigezweho ntibarigira, bakoresha buriya za telefoni za gatushi. Buriya intwaro nyinshi turazigendanira, ugasanga ufite intwaro yo kukurimbura, utwaye izi telefoni ureba ziba zifite ngo ni selfie, kariya ntago ari selfie, ni GPS. Ubu ngize gutya ngatangaza iki kiganiro turimo kuvuga, dore ko turi kukirikodinga, noneho nkahita ngishyira kuri chaîne gutya, wahita ubona korodoni z'aha ngaha nicaye, ku buryo rwose igisasu drone yacyohereza kikaza no ku intebe nicayeho kikampitana. Birakwiye rero ko ikoranabuhanga rikoreshwa, ariko mu rugamba buriya M23 nk'umwanzuro bakwiye no kuyoboka na gahunda ya kera, n'itangazamakuru rya kera rikoresha uburyo bwa kera, za telefoni z'umugozi, za telefoni za telegaramu, noneho ubundi bakaba ku byombo. Icyombo rwose buriya ni sawa, uko ubu gifite operator wacyo ari hariya hirya, noneho bakaza urugamba, nibamara gushinga imizi hariya bayobora, aba ari bwo bazayoboka iri koranabuhanga rigezweho. Ariko ntabwo mvuze ngo nirigezweho baryibagirwe, kuko urumva za drone bagira aho bagomba kubikoreshereza hanyaho. Ariko nk'abayobozi bakuru, abayoboye urugamba, abari ku rugamba, iri koranabuhanga rigize nibo biba rifite. Ngira ngo ni nako bimeze, kandi barabizi. Ahubwo buri muntu wese uri muri M23 na AFC nk'umwanzuro rwose, ikoranabuhanga ryimbitse rigire abarikoresha, ariko irindi ryo rigirwe ibanga, ahubwo bajye ku buryo bwa kera bw'itumanaho rwa kera. Murakoze. Reka dusoreze aha, wakoze cyane. Urabona ko ikirere kibaye kibi, imvura ishatse kugwa, turaza gusubira wenda mu yandi masaha cyangwa se n'ejo, nta kibazo. Wakoze cyane. Urakoze cyane.